ngo ntibyeze ngo ibintu ntibimeze bite nuko ufite ikindi wirengagije uri buze kugira gute aka kantu gasubiremo twumve neza ngo ibintu iyo uvuga ngo ibintu ntibyeze ibintu biri mwinyo ngo ibintu ngo biraboze ngo bimeze nabi nuko ufite ibindi wirengagije uri buvuga ati nintabirya mukanda ndarya biriya nintabifata ndafata biriya mukanya byaba biri mwinyo byaba bitari mwinyo ntibyabarebaga ntabwo byaturebaga munda mwabonaga cyambere nuko twumvaga munda harimo umuyaga amapera nyine yakoze akazi umwana aragenda abitura nk'umuco kwanyura ku biti usiga umwana inyuma uzi ngo ashaka gukurikira ugashiduka yagiye munsi y'igiti yagiye gutora iki yagiye gutora ipera Imana ibana aba bana babiri impamvu ufite wabyariye ku amezi 8 igitangaza cy'Imana nukuvuga Kurikirana Umuhamya ni Yesu TV aho uri hose ku isi hose Imana ibaho umugisha amen Yesu yankunzacyo umugabo wagiye mfite inda y'amezi 3 urumva nahise ntangira n'urugamba bane ikintu cyitwa inzara nkajya gutora amapera munsi y'ibiti by'amapera ntungwa n'amapera niyo wajyaga gutora utwitinda yego yizi impanga akaba ari yurya amapera bano yaba ngo iyo twariye amapera ngo turwara constipation iyo twariye amapera ngo kwituma ngo bibazo iyo twariye amapera hino ugasanga amapera abantu baravuga uko babyumva barayasebye uko babyumva burya nta cyica Imana itavuze ngo nupfe nta n'igikuraho Imana itavuze ngo nuveho burya niyo abantu bakuroga Imana itamaze gushyiraho umwanzuro ngo uzapfa wishwe n'uburozi niyo baroga bagacurika icumu ntushobora kugira gute ntushobora gupfa amapera arantunga agahungu kanjye gakuru karabimenyera ko gahunda ari amapera umwana mukuru nari mfite Jackson amenya ngo gahunda ni iki ni amapera Jackson niyo mfura yanjye yajya byuka mu gitondo mbere y'uko umwana agira ikindi kintu akora akabanza kujya kure niba hari ahantu amapera yagize gute yankoreye kadasanzwe kanakomeye ku buryo ntashobora kubyumva n'uyu munsi sinjya mbishyikira ngo nshobore kuba nasobanura ngo mvuge ngo Imana yagiye ibigenza gutya mu gihe cyo gutwita izo mpanga nabaye mu gihe cy'inzara icyo bita inzara ubundi inzara ntabwo yaba ngo inzara yarandiye mu bigenda nabaye mu gihe cy'inzara buri umugore ntwita impanga inzara nyuma tubasuhuze mu izina rya Yesu Kristo twongere tuvuge ngo amahoro y'Imana nabe kuri mwe mwese abakurikiranye Umuhamya ni Yesu TV abari hanze ku migabane itandukanye turabasuje mu izina rya Yesu yego turi kumwe n'umukozi w'Imana inzisuga mbere mu mubonye musanzwe mumubona n'ejo bundi yarari kutubwira ijambo ry'Imana ubushize naho twamubonye Imana ikora ubukwe ndetse bwiza kandi bw'igitangaza ngira ngo mwagiye mubibona bishatse kuvuga ngo Imana ihemba neza ntiyambura murabona muramwitegereza neza kuri kamera murabona n'umubyeyi ushima Imana umeze neza Yesu Kristo yagiriye ubuntu turamwakiriye tuguhaye ikaze mwene data amahoro y'Imana murakoze cyane ko mukazi yego ni Kristo Yesu akuzwe reka musoze mu Gatolika niko bajyasoza mu Kristo Yesu akuzwe iteka ryose Imana nishimye yego turongero turakwishimiye kubana nawe Imana y'amahoro iguha umugisha amen rero turi hano muri aka karere ka Bugesera kubwuko ndetse twakubonyemo ndetse umuntu wa Kristo cyangwa se umwana w'Imana cyangwa se umukozi w'Imana kandi twagiye tukubona cyane ndetse uvuga gukomera kwa Kristo niyo mpamvu natwe twaje aha ngaha mwadutumiye kubo kugira ngo muduhe ndetse ku buhamya cyangwa se muduhe ku rugendo cyangwa se mutubwire ku rugendo rugana i Siyoni Imana y'amahoro ishimwe cyane Imana ihabwe icyubahiro ndagira ngo usuhuza abantu badukurikiye mbere uko dutangira amen
yego ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana n'abandi namwe. Amazina ni yayandi, ni Nyirandikumukiza Adelphine. Turi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange, akagari ni Kagenge. Uyu munsi tunejejwe no kubana namwe, Imana iduhana umugisha. yego Imana ishimwe, Imana igumugisha. Amen. yego mbere uko dutangira rero nagira ngo kuko nabonye uri umukozi w'Imana kandi n'abantu bose bagiye bawukurikirana umukozi w'Imana. Ese uwagushaka yagusanga waduhaye nomero ya telefone kubwo kugira ngo hari igihe umuntu abona ubutumwa bwiza akabwishimira, abona se uko uvuza Imana akavuga ati uyu muvandimwe ati rwose ni njye yarari kubwira, cyangwa se umuvandimwe agize aho ankura n'ahashyira atumye nkomezwamo imbaraga. Waduhaye nomero ya telefone kubwo kugira ngo buri muntu wese ugukurikiranye abashe kuyifata nimba bikunda nta kibazo. Nimero yanjye ni 078 076 16 16 43 gatatu. yego Imana iguha umugisha cyane. Umuntu wese wumvishe iyo namba wagira aho uyandika, ejo ushobora kwitabaza umukozi w'Imana ukamuhamagara ati nsengera, akagusengera Imana, ndetse n'ibindi umwuka mushoboza. kandi nawe hari igihe wakumva ndetse hari icyo umwuka mutegetse ukaba wamuhamagara kuri iyo nomero. Nizere ko iyo nomero ihoraho igihe cyose uwayishaka ayibona. iyo nimero ihoraho. Imana y'amahoro ni kumpera umugisha rero. yego Adelphine, Imana ishimwe. Twagenze urugendo rurerure tuza ahangaha bwo kugira ngo twumve, cyangwa se abanyarwanda ndetse no bari hanze ku migabane w'Amerika no ku mugabane w'Uburayi no muri Afurika badukurikiranye bose, ndetse no abadiaspora n'ahandi bagiye badukurikiranye. Twagenze urugendo rurerure tugira ngo rero kubwo kugira ngo tuze utubwire, cyangwa se ubwire abanyarwanda ndetse n'abarundi n'abatanzania n'abace abari ku migabane itandukanye bose, ubabwire ndetse icyo wateguye ko musangira. Rero ni karibu ngaho tubwire urugendo rwawe rw'agakiza. nibwo dushaka guheraho ku rugendo rwawe rw'agakiza. Wakijwe ryari? Yego yo urugendo rw'agakiza ni rurerure. Ubwo duherukana twaganiraga ku ijambo ryavugaga uburyo abantu bagaragara inyuma ari beza, ariko imbere bagaragara nk'umunuko. Njyewe ndaguciye mu ijambo, hari akantu wavuze uravuga ngo we ngo nimba ngo wari uri mu gakiza ngo byaragaragara ko ukizwe ngo ariko ngo uri n'umuntu. Ako kantu arakumvishe cyane, ndanumvamo uburyo ndetse amafaranga yajyaga guhumurira ukamenya naho batabitse ukajya kuyareba. Ndumva ahubwo biri buze kuryoha. Yego, iwacu ni mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nkanka, akagari ni Kangazi, umudugudu ni Rusonyo, niho mvuka. Iyo kavukire yanjye ndi mu Bugesera nk'umwimukira, nta gihe kinini ndamara mu Bugesera, ariko iwacu nyirizina mvuka mu karere ka Rusizi. Mvuka mu karere ka Rusizi aho mu mudugudu wa Rusonyo. Navutse nsanga iwacu ari abarokore bakijijwe, papa ari umuyobozi w'abagabo, mama ari umudiyakonikazi. Urumva ko navutse mvukira mu bantu bakijijwe, si kuvuga ngo navutse nsanga iwacu banywa inzoga, se baroga. Nasanze ari abantu bavuga Imana, ari abantu basenga Imana, ariko nge nkura mu kigare cyabo kuko sinigeze mbaho mvuga ngo ndi umurokore. Kareka kandi bari bakijijwe, kandi bari bakijijwe, ariko nanjye ngaragara nk'ukijijwe. Ubwo wagaragaraga imbere, wagaragaraga inyuma, ukijijwe, ariko imbere umutima umeze nk'isega, niko babivuga. Wow, imbere nari imeze nk'isega. Mvuka mu bana 9, ariko turiho turi 4. Abandi Imana yarabacyuye, ni njye mutoya mu bana b'iwacu. Ntabwo ari njye bucura, ahubwo wankurikiraga yaratashye, aba ari njye usigara ndi bucura.
ninjye wasigaye ndi mutoya. kugaragara nk'umuntu utaratese kandi babucura bateta. Ewe ntabwo negeze nteta. Ntabwo negeze nteta, sinabonye amahirwe yo guteta kuko mama yapfuye nkiri mutoya atari yapfa. Papa ntabwo twakunze kubana nawe bitewe n'impamvu z'ubuzima bw'iyi si. Nyine urumva ntaho negeze nkurira n'umuteto, ubuzima ntabwo bwari bworoshye. Rero Imana ikomeza kundinda. Rero muri urwo rugendo wambajije ngo mu kibwiriza ngo wumvishe. Numvishe hari ahantu uvuga ngo wagaragaraga ko ukijijwe ngo ariko ngo wari igisambo, ngo wari umujura. Yego. Ngo n'amafaranga araguhumuriraga. Natangiye mbabwira ngo navutse iwacu bakijijwe bitwa abarokore. Yego. Kuko mu mitima yabo ntabwo narebagamo ngo menye abari bo, navutse bitwa baki abarokore. Menya ubwenge bitwa abarokore, ariko mu mitima sinarinzi ibyari birimo. Wasanga nabo ari nka bamwe Yesu yagiraga gute yavugaga, nkaba ntabizi. Rero ndahakura maze kumenya ubwenge, mba umuririmbyi, njya muri korali ya mbere y'ahantu miti Kabutembo muri paruwasi ya Rwahi. Yego. Mba umuririmbyi, muri ubwo buririmbyi nza kuzatererezwa umwuka wo guhumurirwa n'amafaranga, umwuka w'ubusambo. Yego. Iwacu hari abantu bagiye bapfa bishwe n'iki n'ubusambo. Twari dufite umumama witwaga ngo Ntiribura, wishwe bamukubise umugeri mu nda atwitwaga Ntiribura. 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 Witwaga Ntiribura. Yari masenge. Yapfuye bamwica atwita ari umugeri bamukubise ariko yibye. Kubera ubusambo. Noneho rero mu muryango wacu mbega wari umuryango w'abantu b'ibisambo cyane. Nari mfite ba data wacu biba, mfite ba masenge biba. Bamwe n'uyu munsi byakomeje kubokama, uyu munsi baracyari ibisambo. Ariko nge babinterereza ari ukugira ngo bagerageze umuryango w'iwacu. Tukaba turi mu rusengero, turi gusenga, naririmbye ibintu byagenze neza, ngira n'ijwi ryiza. Uretse ubu ngubu nyine ntagishobora kuririmba kubera ndi kugenda nkuramo gakeya. Nuko rero byaje kuza kugeraho nanjye wa mwuka uramfata. Niho nababwiye ngo nagaragaraga nk'ukijijwe imbere, ariko inyuma, ariko imbere meze nk'imva isize ingwa nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze ubushize. Ntabwo natinyaga kwiba, nava kwiba nkagenda nkajya kuririmba, nava kwiba mu masengesho nkaba umunyamasengesho. Nza rero kugira ibyago, niyo navango ni ibyago, niba ari amakuba, niba ari umugisha, nza kuza kuba umunyempano. Ariko tukiri aho ngaho, nimba waribaga ko nzi ko abahanuzi ko i Rusizi hari abanyamasengesho ndetse baka bafite impano z'ubuhanuzi, ntabwo bigeze bakubona ko uri umujura? Kubibona barabibonaga bakabivuga, ariko ntabwo Imana yihutiraho. Ntabwo Imana ihutira guhita ifata gusa. Hari igihe Imana igutinza mu kintu kugira ngo ikuremere iki, ikuremere ubuhamya. Rero nanjye uza kuba umunyempano, nkihana none ngo Imana imbabarire kwiba bimwe by'ubwana, ariko n'ejo nkongera nkagira gute, ngasubiramo. Nkabyihana ngo Imana imbabarire kwiba, n'ejo nkongera nkagira gute, nkabisubiramo. Yego. Mbayeho muri ubwo buzima. Mama wanjye aza kuza kwitaba Imana. Yitabye Imana, nkomeza kubaho muri ubwo buzima. Ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye, rwari urugamba rutoroshye. Mama yitabye Imana ufite imyaka ingahe? Nigaga mu mwaka wa gatatu primaire. Nigaga mu wa gatatu primaire niho yitabye Imana. Amaze rero kwitaba Imana, ubwo yitabye Imana ntangiye kujya ngira utuntu twiyerekwa,
ntangiye kujya nyine ukaba utanyinjirana ufite ibintu by'ibyaha ngo unyinjirane mu materaniro kandi nanjye ndi iki nanjye ndi undi munyabyaha bishatse kuvuga ngo warerekwaga ukerekwa n'abakoze ibyaha nawe kandi ukora ibyaha nanjye mbikora ukaba utanyinjirana mu iteraniro ngo dusengane ufite iki ufite icyaha mbega nagiraga impano y'uburondozi cyane nakoreshaga iyerekwa cyane hanyuma rero mama aza kwitaba Imana yitabye Imana biba ngombwa ko dusigara turi abavandimwe bane babiri badahari twasigaye mu rugo turi babiri umwe ari i Kigali undi ari mu mujyi Kamembe nuko rero mama amaze gupfa nsa n'uhumutse amaso uyu munsi waba uri umubyeyi cyangwa se waba uri umupapa ukaba ufite umwana wakunaniye ukaba ufite umwana umeze nabi atari uko utasenze atari uko utaririmbye atari uko ntacyo utakoze waramuhaye ibya mirenge waramugaburiye waramwambitse ntacyo utamukoreye ariko uwo mwana akanga akagira gute akanga akananirana banza umenye ngo mbese umwana wanjye ko ananiranye impamvu itumye ananirana ni iyihe warakubise byaranze wahamagaye abaturanyi baragufasha byaranze ariko wari ukwiriye kumenya ngo umwana wanjye ko afite iki kibazo cyaturutse hehe ahari waba uri kurwana n'imbaraga z'imyuka mibi aho kugira ngo urwanishe gusenga ukarwanisha inkoni ahari waba uri kurwana uyu munsi ukaba uri kurwanisha imigeri kandi atari imigeri ikenewe hakenewe kugira gute kuganirizwa hari ibintu nyine umwana aba akeneye rero mama yari azi indwara ndwaye azi n'ikigira gute n'ikibintira kuko mama yari umunyamasengesho cyane hakiremo igihe kirekire mama amaze kwitaba Imana numva mbaye nk'umuntu wisobanukiwe ndavuga nti ko mfite iki kibazo cyo guhumurirwa n'amafaranga nabaga ndi no mu rusengero ntukine ngo nkaba ndi mu rusengero bari kubwiriza nkumva amafaranga arampumuriye ubwo ya maturo baturaga se watwara ngo ni watwaragaho oya ntabwo ndegeze niba amaturo amafaranga nkumva arampumuriye ushatse kuvuga ariko wibaga abantu babaga bafite amakofi mu rusengero oya si amakofi nibaga hari uburyo abantu bajyaga ku rusengero bakagenda bitwaje udukapu ibyo bikapu bikaba byarimo ibirimo imyenda bakayambara bamara kuyambara bakabisiga mu cyumba bakagenda cyangwa se ukaba wapfunitse ku gitenge nkayapfundura nkongera nkagipfundika nkigendera wari uzi gupfundura n'igitenge umuhagaranye n'umuntu ugapfundura igitenge kubera amafaranga mu cyumba nyine aho babisize mu cyumba ntabwo nabyibiraga mu rusengero igihe kimwe nibwo nageze niba amafaranga muri Bibiliya mu rusengero twari tukira mu gasengero kashaje i Kabutembo we ntabwo ushobora kubutana kazi hari akari agasengero kari karahengamye karagiye iruhande rumwe ku rwondo kasenywe n'umutingito nigeze niba amafaranga umunsi umwe y'umumama witwaga Florentine birangira ayo mafaranga nyatwaye ariko nyatwaye Florentine agiye guturabura amafaranga atura abuze amafaranga atura nari namaze nyine kuyashyira mu ikabutura ntiye numva nk'e ntari buyakoremo ngo nyamuhe amafaranga ndayacyura ariko ntabwo namenye uburyo mbikubwiye ariko Yesu arakiza Yesu arakiza mama amaze gupfa niho nabaye nk'umuntu wisobanukiwe mfata ibihe byo gusenga kuko bari baranyigishije nakunze kubana n'abantu bakuru nkunda kubana n'abantu b'ababyeyi abantu b'abakecuru abantu b'abasaza ntabwo nigeze nkunda urubyiruko ndabona nyine aha ngaho bana n'abantu bakuze kandi ntabwo nigeze nkunda urubyiruko kuko nta nama nzima nigeze nkura mu rubyiruko noneho umunsi umwe tuganirizwa n'umuntu w'umusaza aravuga ngo niwihana icyaha kabiri gatatu ukakihana ukabona ntikirangira uzafata umwanya wo kugisengera ujye ubwira Imana ngo Mana narasambanye gusambana bijyanga kumvaho nihana buri munsi ariko gusambana byagize gute byaranze ubwira Imana ngo Mana nkiziki nkiza ubusambanyi ubigira icyifuzo nko kuvuga ngo Mana ndashonje nkeneye ibyo kurya ndashonje nkeneye nambaye ubusa nkeneye mbega nk'uko ubwira Imana ibindi byifuzo nacyo ukigira ugira icyifuzo kuko n'icyaha cyagize gute cyakunaniye nuko uwo musaza amaze kubituganiriza n'umusaza witwaga Kaneziyo yari umushumba w'itorero amaze kubituganiriza nanjye mpita
kakantu numva kankoza ahantu. Mama amaze gupfa rero kakantu niko kagiye kagira imbaraga. Baravuze ngo iyo uganiriye n'abantu bakuru ngutindanye n'umugabo nawe abiki umugabo watindana n'imbwa nawe ukabiki nawe ukabimbwa. Iyo utindanye nibyo oya nibyo komeza. Iyo utindanye n'umusazi nawe urasara, watindana n'umurozi nawe ugeraho ukaroga, watindana n'igisambo nawe uriba. Uwo mutindanye mugira gute? Murasa. Nuko rero uwo musaza ako kantu nkamukuraho. Mama maze gupfa nanjye ndabikurikirana, ndavuga nti reka mfatire byo gusenga, nsenga Imana byibura ndebe ko yankiza uyu mudayimoni, kuko nari naramaze kumenya ko ari iki, ari ibirogano bagize gute bandoze. Nize gusenga ndi umwana muto cyane nkingiranwa mu cyumba iwacu, barasengaga hari bafite n'icyumba cy'amasengesho. Mama agafata ingoma akayishyira mu cyumba, akankingiranira mu cyumba, nkirirwa mu cyumba ku masengesho y'agahato nyine. Nkaza gusohokamo saa 9 niriwemo, ariko ntazi ngo ndi gukora iki, ntazi ngo ndi gusenga. Nyine nabaga narize muri Ecole de Dimanche, nkaririmba indirimbo nize muri Ecole de Dimanche, nkakombanga n'ingoma, narangiza nkagira gute saa 9 zagira bakamfungura nkajya gukina n'abandi bana. Ubwo buzima rero mbubamo, ariko Yesu arakiza. Naje kuza gusenga Imana, mfata igihe cyo gusenga, nzamuka umusozi w'ahantu bita muri Kongo, bahita muri Rujyo. Nzamukayo ndi njyenyine, bwari ubwa mbere mpakandagiye. Muri Rujyo wazamutse uri wenyine? Njyenyine. Uriya musozi ukanganye ndahazi. Nagiyeyo njyenyine, bwari ubwa mbere mpakandagiye, yaga numva bahavuga. N'ubundi nkoresha amafaranga nibye. Ndavuga nti ndayibye ariko ikintu kinjanye, ndagiye ngo Yesu agire gute ankize. Ikintu kinjanye ni ikivuzo cy'uko Yesu yagira gute yankiza. Ndagenda, navuye mu rugo saa 9, nageze mu masaha y'amasaa 1 n'imvura iri kugwa. Navuye mu bwato muri moteri, imvura iri kugwa, nzamuka mu musozi wa Rujyo. Nzamuka hari imvura. Niba hari imvura yanyagiye mu buzima, iyo mvura ntago nzayibagirwa. Iyo mvura yo muri Rujyo ndayizamukana, ngenda mbwira Imana ngo Mana, mama ko yapfuye, nkaba mfite umudayimoni wanzengereje w'ubusambo, ninde muntu uzihanganira kwiba kwanjye? Ninde muntu wundi uzagira gute uzabyihanganira muri Yesu? Ninde muntu uzabyihanganira? Ninde mukuru wanjye ntago azabyihanganira, bene mama ntibazabyihanganira, ninde uzihanganira ibi bintu? Ndakwinginze nkiza. Nzamuka umusozi rero, ndazamuka, ngeze hejuru mu musozi mpanurirwa n'ikiragi. Ikiragi kitavuga, kimpa amagambo ari mu gitabo cya Zaburi 12. Amagambo ari mu gitabo cya Zaburi, abantu dukurikiranye tukabasha kumva ayo magambo natwe. Kimpa amagambo ari mu gitabo cya Zaburi 12. Arambwira kinyereka ko ari ko Imana yagize gute yagitumye. Ni amagambo avanga Uwiteka atabara, kuko umunyarukundo ashira. Uwiteka atabara kuko umunyarukundo ashira. Abanyamurava babura mu bantu, bose barabeshyana, bavugisha iminwa ishyeshya n'imitima ibiri. Uwiteka azatsemba iminwa yose ishyeshya n'ururimi rwirarira. Abavuze bati turanesheje indimi zacu, iminwa yacu ni iyacu, udutwara ninde? Kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka ni ko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro bo bacurira iki? Ingoni. Ukize umutima wanjye umunyabyaha, uwukirishe inkota yawe. Uwiteka uwukize abantu, uwukirishe ukuboko kwawe. Nibo bantu b'isi bafite umugabane wabo
bafite umugabane wabo muri ubu bugingo. Inda zabo uzihaze ubutunzi bwawe, bahage abana b'abahungu. Ibintu byabo bisigare babisigiye impinja zabo. Amen. Umurongo wa nyuma ngo njyeweho nzareba mu maso hawe nkiranuka, mwikanguka ryanjye nzahaga ishusho yawe. Amen. Arambwira nanjye muri ubwo buzima hari ahantu havaga igiti kitaryoha ngo bavuga ngo ntikiryoha. Nyine amapera yaho yareraga akihungumura, agatorwa n'abanyengurube. Ubwo nyine umwana wanjye yatangukaga n'iki, yatangukaga n'abanyengurube bajya gutora iki, bajya gutora amapera. Ariko ntihagire n'abanyengurube nyine bajya gutora amapera yo guhereza amatungo. Ariko nanjye nkagira gute, nawe akazinduka twaba twahinduye ibyo kurya tugateka isombe. Twabaga twahinduye ibyo kurya ubwo twariye neza, yego tugateka isombe. Irumva mu cyaro imirima aba ari myinshi, wajyaga nyine mu murima w'umusore ukavuga ati mpa ku isombe, genda wisoromere. Hakaba nk'umuntu hari nk'abo twari tumaze kumenyana, akaba azinywa mu isombe ngenda arikunda. Bakuba ese kuba uhora usoroma isombe, reka nibyo mba numva nshaka, bakagira ngo ni ukuryara kandi ari uko bigenza. Ariko bo bari bazi ko ari ukuryarara cyangwa se ari ukuritwarira. Bari bazi ngo nararikunze cyane, niyo mpamvu nkora isombe ntava mu bihuru, ntava kujya gushaka isombe. Nuko rero Imana nanjye twaba ari umumama w'inshuti yanjye. Uwo mumama Imana izamuha umugisha, yitwa Mama Niyo. Najyaga njyayo iyo numvaga nkeneye guhindura ibyo kurya, niho najyaga njya. Nagerayo akampa ku biryo, akaba yagenza ngatetse imibati n'ibishyimbo, nkwita izo mpanga. Uwo mumama rero twari twarahujwe nuko duhurira ku rusengero ngiye gukoropa, ndi gushaka urwibutso Imana izanyibukiraho ku munsi w'izo mpanga cyangwa se ku munsi w'ibyo bibazo. Noneho rero ntibyatinze, Imana yo kabyara aho mubyariye niho Imana yampaye ku byo kurya kuri itariki 17. Ubwo tikiza ku muntu ngo Imana imaze kumbwira ngo izampa umwana w'umuhungu w'igitangaza. Nge nahise mbitekereza gutyo, mbikubwiye ko nzabyara nyine umwana ufite ifoto ya perezida cyangwa nkabyara umwana ufite zahabu mu ntoki, kuko niko nabitekerezaga mu mutima wanjye. Byaje kurangira rero wa mwana nkomeje kujya nota nibyariye akana kamwe. Umunsi umwe nibwo narose nabyaye impanga, ndavuga nti mu izina rya Yesu. Wigeze ubirota wambyaye impanga? Birota umunsi umwe, n'umunsi umwe nabirose, ntabwo nigeze mbirota undi munsi. Indi minsi yose narotaga nabyaye umwana umwe, ariko nkarota umwana w'umuhungu n'ubundi, ariko munini ungana umusozi. Rero Imana igira umugambi. Naje kugenda muri ya nzira y'umusaraba, urumva rwari urugamba, gutwita impanga utari kumwe n'umugabo uri mu nzu y'ikode, zari intambara. None umugabo yaje kugucika arigendera? Yaje kuncika arigendera, ajya Uganda. Mfite inda y'amezi 3. Yego. Mfite inda y'amezi 3 niho yagiye. Uganda ni naho ngo basigaye bigira gukora n'ibindi, niho basigaye bajya abantu. Nuko Uganda rero nge nsigara mu Rwanda, nsigarana iyo nda. Najya kwa muganga akambwira ati yewe ufite umwana munini mu nda pe. Ahubwo sinzi niba uzanamubyara. Yego, sinzi niba uzanamubyarira hano kuri centre de santé. Kuko urumva centre de santé nta ecography haba, ni ugukora ku nda nyine bakumva uko umwana atera, bakumva niba ari mu nda neza, nta bindi bintu kuri centre de santé bakubwira birenze. Bakambwira ati ufite umwana munini mu nda. Yamara kubimbwira nyine nkataha nyine nkumva ko ari wa mwana nyine Imana yagize gute, yavuze ko ari umwana nyine w'igitangaza. Muganga rero yambwiye ngo ni munini, ngataha nishimye mvuga nti yo wa mwana Imana yavuze ni igitangaza koko. Yego, noneho rero iminsi irihuta, nakomeje kugenda gusenga, ariko muri bwa buzima bwo guhindukira ngiye mu buryo bw'amasengesho nibwo natangiye kwihana. Ntangira kwiyumvamo ko nkwiriye kuva mu buzima nari nkwiriye kugira gute, kubamo nkahindura ubundi buzima.
nibwo mbega navuga ngo gukizwa kwanjye kuba umuntu wumva muri njye mu mutima mbohotse byatangiriye kuri izo mpanga. Rero ntangira gufata amasezerano mashya, ntangira gufata imvugo y'Imana nshyashya. Imana ibana nanjye, ijuru rikomeza kundengera. Ku itariki ya mbere rero nafashwe kuri 31 z'ukwezi kwa gatandatu. Ku itariki ya mbere njya kwa muganga. Ngeze kwa muganga, njya kwa muganga nta n'urubindo rw'umwana njyanye. Icyo bita urubindo. Ubu ngubu bavuga ranjete cyangwa karanje. Nibyo ubu ngubu bavuga, cyangwa se pampegisi. Ubu iwacu bavuga urubindo, nta n'urwo nari mfite. Ni akantu k'agatambaro bashanyuraga k'agatenge, akaba ariko bambika umwana. Nagiye rero nta n'urubindo ngize gute ntwaye icyo gihe, ariko Imana yarambwiye irambwira ngo ku munota wa nyuma nzagira gute, nzagutabara. Haleluya. Umunota wa nyuma w'Imana uraryana, umunota wa nyuma w'Imana uravuna, umunota wa nyuma w'Imana ni nko kuba ufite ikintu kigusoka mu mutima ariko ukaba utazi ngo kizamvamo byari, ariko iyo Imana yavuganye nawe ari Imana mwavuganye, umunota wa nyuma w'Imana urakora. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi mitiweli yari yamaze kurangira. Mitiweli yarangiye uwo munsi, njya kubyara uwo munsi. Ubwo njya kubyara, ariko nta gahunda yo kubyara mfite. Mbwira muganga nti muganga rero nta gahunda yo kubyara mfite, untera urushinge ruhagarika ibise kuko nta gahunda yo kubyara ngize gute mfite. Byarangiye rero Imana yo kabyara aho yari yabimbiye ku munota wa nyuma, ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Ndi muri ubwo buzima nararyamye ndota ngo hari abantu babiri bampanganiye. Umwe akajya ambwira ngo nzakwica nkwikane n'inda, undi nawe akavuga ngo dufite imbaraga. Uwo muntu yarahagaze mu kirere, dufite imbaraga zo gutanga umwana mbere y'igihe cyangwa tukamutanga nyuma y'igihe. Wa wundi wari uri kuvuga ahagaze mu ruhande rwa yaba ngo ngo muzabibwirwa n'iki se ko igihe cyamaze kugera. Ubwo ntangira gusenga mbwira Imana ngo Mana uzandengere, kuko umwe yavuze ngo azanyica anyicane n'inda, undi nawe akavuga ngo dufite imbaraga zo gutanga umwana mbere y'igihe cyangwa se nyuma y'igihe, ariko tugatanga umwana muzima na nyirawe akaba muzima. Ubwo nyine mbaho ngaho ntazi ngo nzabyara ryari, ntazi ngo ni imbere y'igihe cyangwa ni nyuma y'igihe. Rero mba muri ubwo buzima, ariko ndavuga nti rero najyaga numva ngo hari ibintu abantu bajya bakora bakibutsa Imana, ukakora umurimo uvuga ngo uyu murimo nzawibutsa Imana. Ndavuga nti nje nta mafaranga mfite, nta n'imyenda mfite byibura ngo nyifate nyitange, wenda Imana izagire gute izabinyibukireho. Nta n'umurimo afite byibura ngo mufate mugwatirize cyangwa se muhereze umuntu awihingire, wenda Imana izagire gute izawunyibukireho. Mfata gahunda yo kujya ngenda nkazinduka mu rusengero kuwa kane no ku cyumweru mu gitondo cyangwa kuwa gatandatu nimugoroba, nkajya gukoropa nkagenda ngakoropa. Naba mpagaze mu rusengero ubwo mfite inda igera nk'iriya, nkabwira Imana ngo Mana uzanyibukire ningera ku munsi wo gupfa, ningera ku munsi w'intambara uzanyibukire kuri urusengero ndimo nkoropa. Wowe Nyamasheke urahazi kuri paruwase, urusengero runini cyane, runini ushobora kwakira nk'abantu nk'ibihumbi nka magana angahe. Ndahareba. Nuko narangiza nkabwira Imana ngo Mana uzanyibuke, nkagenda ngakoropa ntabishoboye, ngahanagura ntabishoboye. Nuko byaje kuza kurangira rero ngeze ku munsi wo kujya kubyara, Imana yarambwiye ngo nzagutobara ku munota wa nyuma. Nageze kwa muganga arambwira ati yewe inda yawe ugeze kuri 4, nti mu izina rya Yesu ntimuga intera urushinge ruhagarika ibise kuko nta gahunda yo kubyara mfite. None se nta mitiweli ufite? Ntayo. Ese ufite imyenda y'umwana? Ati ntayo. None se uje gukora iki? Nti nyine mu nda hari kundya, ndaje ngo mumpagarikire ibise kuko nta gahunda yo kubyara ngize gute mfite, n'igihe cyo kubyara ntabwo cyari cyagera. Ati yego bisawa, ati guma aho ngaho ntabwo bivamo. Ako kanya Imana iba yabwiye umuntu uri muri Kigali, aramubwira ngo uyu munsi ndaguha
ndaguha abana babiri b'impanga. Umuntu uri muri Kigali. Umuntu uri muri Kigali. Yego. Ndamuvuga ngo uyu munsi ndaguha abana babiri b'impanga kandi b'abahungu. Uwo muntu. Ubwo se nibanga ntiwatubwira uwo muntu ari we? Uwo muntu ntago namuvuga. Yabubonye. Kandi Imana yabubonye kandi je kugira gute kunsubiza ikibazo cyanzanye. Icyo gihe ndazamuka ndasenga, imvura yaraguye kugera mu gitondo, habaye nko mu masaa moya, akazuba karasa n'ahantu izuba rigera bwa mbere ko n'umusozi muremure cyane. Ndagenda njya ku zuba, ndumuka, maze kumuka ndongera ndataha. Maze gutaha umusongo uragabanuka. Ntangira kugenda numva umuhumuro ugenda ugira gute ugabanuka, kuko washoboraga guhamba amafaranga ndahari ukayacukuje ukayahamba mu butaka, nge nkagenda nkayacukura ukayakuramo neza. Ukayahamba ndahari, ukayahamba ntazi nimba wanayahambye, ngakurikirana wa muhumuro mpaka ngize gute, mpaka ngiye nkayakuramo. Ariko imbere bahambaga amafaranga ntago bayashaga. Mbere ntago bahishaga amafaranga, barayahambaga. Ariko urumva ko kirakiragiye ubuhanuzi cyagwaye nibwo yaravuze ngo Mana tabara, bishaze ngo tabara Delphine. Kubera ko wamurebereraga mu isi amaze gutaha, tabara Delphine. Urumva wahakwiye igisubizo. Nahakwiye igisubizo. Nuko rero ndataha, umuhumuro utangira kugenda ugabanuka gutyo, impumuro igenda igabanuka. Ntabwo umuntu akira, ntabwo urwara malariya ngo nukira uwo mwanya n'ibisigisigi bya malariya ngo bihite bigushiramo. Ntabwo bijya bishoboka. Imana yagabanyije umusonga ku buryo bw'ubusambo, ntangira kujya ngenda nkumva, kuko nabaga mpagaze gutya, tukaba mpagaze gutya, ngahita menya ngo kwa runaka hari amafaranga. Ugahita wumva ati kwa runaka hari amafaranga. Ngahita menya ngo ibunyanaka munsi, niba ntisanzura nkamenya ngo munsi y'igitanda kwa runaka harimo amafaranga, ahita ngenda nkayakuramo. Kandi sinakuragamo yose, nakuragamo ndi burya amandazi na supadipe, nibyo bintu naryaga. Yego. Supadipe zazi cyaduka icyo gihe. Icyo gihe yitwaga jusi. Nkagenda nyine ngakuramo jusi, namara gukuramo jusi nkagura n'amandazi. Bari batangiye kujya bakora amandazi ya Nzaba Nubaka. Nzaba Nubaka rya byari indazi nini rigura 50. Byitwaga Nzaba Nubaka. Nzaba Nubaka. Bishatse kuvuga ngo umuntu azaba yubaka ariko yari. Yego. Byitwaga Nzaba Nubaka. Nkarya ya mandazi, nkanywa na ya supadipe. Akenshi nta nubwo nabiryaga, nabihasangizaga abana. Mu muhanda nkajyamo, umuhisi n'umugenzi wese nkamwinira supadipe, buri mwana irindazi na supadipe, nkumva ibintu bimeze neza. Ariko urumva sinjye wikoreshaga, ahubwo nari cyari kiragezo umuryango wangize gute ufite. Imana irankiza, bigenda bigabanuka kugera igihe mukuru wanjye ashyingiriwe. Amaze gushyingirwa aragenda, sigara mu buzima, kuko niwe twabanaga. Nahise njya kuba kwa mama wacu. Kwa mama wacu mpagezeyo urugendo rwabaye rurerure. Imana yankijije icyo kintu cyuko nagiraga gute, nari igisambo, ndabikira ariko bari barananterereje kudakunda umuryango no kudakundwa n'umuryango. Ntabwo nakundaga umuryango w'iwacu, nta nubwo nawe wagiraga gute, nawe ntiwankundaga. Rero umuryango w'iwacu nta jambo ryiza wari kuvuga kuri njyewe ngo bibagire gute baryumve. Nabo nta jambo ryiza wari kuvuga kuri bo ngo numve ari ryiza. Numvaga ububi bwabo nyine ari bwa bubi. Noneho n'amasura y'iwacu urabona turi inkara. Turi inkara. Nta inzobe dufite n'imwe. Dufite umuntu umwe w'inzobe, mukuru wanjye wa kabiri niwe umuntu w'inzobe tujya, ariko abandi bose ni inkara. Ntago muri bikara byiza. Ntago nigeze nkunda umuryango w'iwacu. No mu bihe naganiraga ntago nigeze nganira umuryango w'iwacu neza. Ntago nigeze mbakunda. Ariko urumva hari imbaraga ngira gute ndwana nazo, mpanganye nazo ziki z'abadayimoni. Ariko Yesu arakiza, nkuko nabibabwiye ejo bundi. Yesu agira gute
arakiza, Imana ishimwe. Amen. Naje rero kubaho mu buzima, papa aza kuza kumvana Icyangugu aho aviriye muri gereza, anjyana ahantu bita Nyagatare. Yego. Tugezeyo ibyo twakuraga ntibyagenda neza, niyo mpamvu Yesu yavuze, aravuga, hari umuririmbyi wavuze ngo aravuga ngo ni ya myambi cyangwa se bya bintu umubi yanyanduje, aravuga ngo nibishaka kubyuka ujye uhita kubirimbura ubyice pe, mpore nihariwe n'iki n'ibya Yesu. Niko umuririmbyi yavuze, yaravuze ngo irashatse kuvuga ngo hari kamere yari ituye muri njyewe, nubwo yasinziriye hari ubwo ishobora kuzongera ikagira gute ikabyuka, ariko nishaka kubyuka uyirimbure uyice pe. Noneho we kuyirimbura gusa, ahubwo uyirimbure unayice, uyice pe. Aravuga ngo mpore nihariwe n'iki n'ibya Yesu. Icyo gihe rero yanjyanye Nyagatare, noneho n'ibyo gusenga ntakibikora, narabivuyemo, mbivamo rwose, mbivamo ariko byiza, mbivamo. Ariko burya baravuze ngo umuntu wigeze kuroga ntajya bireka buri buri, uwigeze kuroga ntajya bireka buri buri, uretse ko kamere Yesu yayica akarangiza akayirimbura, ariko ntabwo ajya bireka, ntabwo ajya kubireka buri buri cyane rwose. Rero nza kuza kujya nkururwa n'abantu bakanjyana gusenga, ariko nkumva ari ukujyayo kubera ko nyine bari basanzwe bazi ko ndi umurokore, kandi n'umuntu nagerayo Imana ikankoresha, ikavugana nanjye ibyo ivuze nkabikubwira, ntutinde kubibona. Numva nyine ari ibintu nyine biri aho ngaho, igihe kenshi kugira ndifata nka fiyeri, nanumva nyine ko Imana ivugana nanjye, nibyo nyine ni ngombwa kuvugana nanjye, kuko niba ninjye yabonye wo kuvugana nawe, Imana ishimwe. Rero byaje kuza kugeraho mbaho muri ubwo buzima, urugendo ruba rurerure. Kwa mama wacu mvuze ngo bamfashe nabi, ntago naba mbeshye, bamfashe nabi bishoboka, biza kurangira mpavuye, mfata umwanzuro wo kujya kwibana, njya kuba mu rugo iwacu ndahaba. Papa aza kunjyana Nyagatare, angejeje Nyagatare mbayo, twamazeyo amezi niba 3 turongera turagaruka, ariko kubera ko umuryango ntawukundaga nawe utankundaga, hazamo ibintu by'imyiryane. Bakuru banjye bakanjomba amagambo, nanjye nkabajomba ayandi, intambara ikomeza kuba intambara. Ngezeho ndavuga ntasigariwe, ariko ubu ngubu wakongera nkabiba nkigendera. Papa yari afite 100 kuri konte, afite 100 kuri telefone, ariko nzi umubare we w'ibanga. Ndavuga nti okay, si papa unteje abana be bingana gutya, nanjye reka nze nzamwereke. Ndagenda njya kuri MTN, kuko simukadi yari baruye kuri irangamuntu yanjye, ndayiswapisha, mpita mbikuza amafaranga, mpita ndabura, aho ndigendera. Noneho Satani abageze ku ntego y'icyo yagambiriye ku muryango wanjye, cyuko tugomba kubaho nta n'uvugana n'undi, nta n'utabaza undi, nta n'uganyira undi, nta. Satani abageze ku ntego. Mbaho mu buzima bwanjye nyine, muri ubwo buzima nibwo nabyariyemo ziriya mpanga. Hari impanga wabonye, niho nabyariyemo ziriya mpanga. Ubwo buzima mbubamo, ariko burya Yesu yaravuze ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Niho wabyariyemo izo mpanga muri ubwo buzima bwo kwigumura ku muryango. Ubu mfite ingahe arya mugirangije nasanga udafite imyaka irenze 24. Njyewe ugezanyije n'itanu baba Nyagasani k'Imana we, uziko burya ujye ubona ndi muto cyane. Baba we oya, ntabwo mfite 20 n'ingahe, 20 25 mfite 28. Urumva n'ubundi uri muto, n'ubundi ndacyari muto. None izi mpanga zibyaye, izi mpanga ziri kugira imyaka 3 n'igice.
yego urumva nazibyaye ndi mu myaka 25 n'ine gutyo yego natwaye inda zayo uze kunyemera izo mpanga zawe nze kuba fotoranya nta kibazo umuntu wese ukurikiranye Umuhamya Neza TV aze kureba abana b'uyu mumama ndetse narangiza niba hari no kumwuka muyobora nomero 20 nahise 24 nibwo nabyaye izo mpanga nari maze kubabwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha wazibyaye n'ubundi ukiri mu gakiza oya wari wamaze nari nabivuyemo nari namaze kubivamo kuko kubivamo mbivanga byari bimaze kunanira kubivamo mbivanga byari bimaze kunanira mfata umwanzuro wo kuba ngize gute wo kuba mbivuyemo mbivamo ibyo gusenga ndabihagarika ariko umuntu Imana yavuzeho